genda shaka rwose kugura inzungu by'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagiye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwiranye n'ahantu. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Kandi kwazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa kabiri guhera saa 2 z'ijoro na buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. Dukomeje kwifuriza ibihe byiza mwebwe muduteze amatwi ku 105.9 FM. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka, akaba ari ikiganiro gisubiramo ikiganiro twibanda ku buryo kongera umusaruro w'amatungo magufi. Uyu munsi turavuga ku ihene, aho ko umworozi ashobora kongera umusaruro yita ku cyororo cyiza cya kijyambere. Akaba ari ikiganiro gisubiramo aho namwe muduha ibitekerezo, abafite rero ibitekerezo cyangwa se inyunganizi mwatwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788817698 cyangwa se 0722617698. Tubifurije ibihe byiza mwebwe muduteze amatwi ku 105.9 FM. Twatugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka, ni ikiganiro mwatiriwe kandi mujye kugezwaho nanjye Florentine Mukarubayiza, namwe ariko muraza kugeramo ijambo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bworozi bw'amatungo magufi. Turavuga ku ihene cyane cyane turebera hamwe uburyo bwo kongera umusaruro w'aya matungo, dore ko ari itungo rikunze kororwa n'ingo zitari nkeya ugereranije n'umumaro zifite ndetse n'uburyo kuzorora bimeze ndetse nuko umworozi yabyitwaramo kugira ngo abashe korora iryo itungo rigufiya. Nkuko maze kubabwira rero, namwe muraza kugira uruhare muri iki kiganiro, mutubwira namwe uko mubibona, cyane cyane mutubwira uko mugerageza kuvugurura ubu bworozi bw'ihene, mwibanda cyane cyane ku gutunga ihene zitanga umusaruro. Muzi ko kugira ngo ubashe kubona umusaruro hari ibintu byinshi bisaba, hari ibigendanye n'icyororo, hari ibigendanye no buzima bw'amatungo, bigendanye no kugaburira amatungo, bigendanye n'uburyo bw'imyororokere y'amatungo ndetse n'ibigendanye n'isoko. Uyu munsi rero turareba hamwe uburyo wakongera umusaruro w'aya matungo wita cyane cyane ku kuvugurura icyororo cy'ihene ndetse n'uburyo bwo kumenya kuyitaho kugira ngo abashe gutanga wa umusaruro ushobora kuba inyama cyangwa se ukaba amahenehene. Namwe rero munaduha ibitekerezo, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0722617698. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Radio Huguka 105.9 FM, kaduha ibitekerezo. Ikaze rero muri iki kiganiro kiza kwibanda ku bworozi bw'ihene, cyane cyane turebera hamwe kuri zo tekinike zo kongera umusaruro. Mutubwira mwebwe aho ngaho iwanyu, ese mwebwe mworora ihene umusaruro uraboneka, umusaruro w'inyama ndetse n'umusaruro w'amahenehene? Abavuga amata ariko burya ntabwo ku ihene bavuga amata, nubwo ushobora kubivuga ariko ngo bayita amahenehene cyangwa se amashunushunu. Ikaze rero muri iki kiganiro, namwe muratubwira uko ibyo mukora kugira ngo mwongere umusaruro, dore ko muri uku kuvugurura ubworozi hari igihe ushobora korora ihene yagera ku biro 60. Birumvikana ko umusaruro w'inyama icyo gihe wakwiyongera niba aborozi b'ihene boroye bene izo hene zishobora gutanga inyama muri ubwo buryo. Ubukungu mu Rwanda bushingiye ku buhinzi, nta n'umuyobe w'akamaro k'isuka. Abanyarwanda 80% b'Abanyarwanda n'abahinzi, niyo mpamvu tugomba umusaruro agaciro. Bahinzi muzamutu umusaruro agaciro, nimwirinde kwaya no gutsu
agaciro ni ngombwa ko dukomeza gufata ubutaka neza tukarwanya amasuri tuvumbira imirima yacu dukoresheje ifumbire isanzwe n'imbaruka bahinzi muzamuta umusaruro agaciro nimwirinde kwayandokotsa umusaruro wanyu nimwishyire hamwe mushinga amashyirahamwe musaba amabanya bagurize mwigenure bityo umusaruro wanyu bateze imbere leta n'abanyemari bafashe umugambi w'ingenzi wo gukwirakwiza inganda nini n'intoya mu byaro zitunganya ibikomoka ku bworozi n'ubuhinzi tukarushaho kwihaza n'umuhinzi akanyambere bahinzi muzamuta umusaruro agaciro nimwirinde kwayandokotsa umusaruro wanyu nimwishyire hamwe mushinga amashyirahamwe musaba amabanya bagurize mwigenure. Ni radiyo Huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Huguka. Ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko nari maze kubibabwira turibanda ku bworozi bw'ihene cyane cyane turebera hamwe umusaruro wabasha kuzamuka cyangwa se umukarushaho kuba mwiza. Turibanda cyane cyane ku kuvugurura icyororo. Muri iki kiganiro turibanda ku kuvugurura icyororo cyangwa se kubona ihene nziza zibasha gutanga umusaruro. Ni kuvuga ngo niba hari ihene zisanzwe za kinyarwanda zisanzwe zororwa hari n'izindi za kijyambere z'amoko atandukanye zituma umworozi ashobora kongera umusaruro waba umusaruro w'inyama cyangwa se umusaruro w'amahenene cyangwa se amashunushunu. Hari uburyo rero aborozi bashobora kubyitwaramo kugira ngo bongere umusaruro, dore ko muri iki gihe tugezemo abantu borora mu buryo bwa gakondo hari uburyo babihomberamo kuko umusaruro ntabwo ubasha kuboneka. Ariko kandi niyo wakora uko ushoboye kugira ngo uzamure umusaruro ku ihene ya gakondo, hari ibyo utageraho kubera ko hari imiterere y'iryo tungo, hari uko ryaremwe, hari uko riteyemo imbere ku buryo niyo wariha ibingana bite ritabasha gutanga umusaruro nk'uw'ihene cyangwa se nk'itungo rivuguruye. Hirya no hino rero muri bihugu muri rusange ku isi ndetse no mu bihugu bya Afurika usanga rwose abantu barushaho kugenda biyongera, ugasanga ndetse n'ubutaka buhingwa bugenda burushaho kugabanuka, ndetse abantu bakagenda barushaho kugenda bagabana amasambu kugira ngo babone uko basaranganya nyine ibyo bafite hanyuma babibyaze umusaruro. Rimwe na rimwe rero usanga muko gusaranganya ayo masambu cyangwa se gusaranganya iyo mitungo y'ubutaka bigenda bigabanya ubutaka bwo kororerwaho. Ari nayo mpamvu nyine umuntu ushaka korora kusanya ibyangombwa byose kugira ngo bashe kubona ibizatunga amatungo ye, dore ko mbere yo korora ikintu cya mbere ngo umworozi agomba gutekereza ku bizatunga itungo rye, bya biribwa cyangwa se igaburo ry'amatungo, byaba ubwatsi ndetse na bya biryo by'imvange. Ku bigendanye rero n'imibereho y'aba baturage batuye muri ibi bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, usanga benshi bafite nyine ubutaka twavuga ko buri butoya, ndetse ingo zitari nkeya ugasanga zihisemo korora amatungo magufi. Muri aya matungo magufi rero harimo ihene, intama, inkoko, inkwavu, ingurube, n'ikikindira n'ibishuhe, ari amatungo magufi yose. Ibyo bigafasha umuryango kubona ibintu bitandukanye, yaba iyo fumbire ikomoka kuri ayo matungo, umusaruro w'inyama, umusaruro w'amata, ndetse hakaza n'umusaruro w'amagi kuborora inkoko, hakaza n'umusaruro w'impu. Burya ku bantu bamaze gutera imbere n'impu nyine zijya muri uwo musaruro iyo bageze ku rwego rwo gutunganya uwo musaruro. Ibyo byose rero bigafasha kugira ngo urugo cyangwa se umuryango urushaho kugenda ugira ubuzima bwiza, hamwe n'ubwo bworozi bugenda bufasha mu bukungu bw'ubwo rugo. Hamwe na hamwe rero usanga borora ihene, bakora izo hene mu buryo busanzwe, abandi nabo bakaba hari uburyo bashobora kuvugura ubwo bworozi kugira ngo bashe kubaha umusaruro. Hari aborora rero izo hene zitanga amashunushunu cyangwa se amata, abandi bakorora ihene zibyibuha cyane zigatanga inyama. Abo bose nyine biterwa n'icyo bagamije.
igamije. Ku bigendanye rero n'ubu bworozi bw'ihene hamwe na hamwe usanga nyine babikora mu buryo bwa gakondo, kuko ihene burya ngo ni rimwe mu matungo abasha guhangana n'ibihe birebire by'izuba. Ahantu rwose hakakaye ngo usanga ihene zo zibasha kuhaba, kuko ngo zizi kurisha cyane, buriya ngo zizi kurisha cyane ku buryo ugira ngo zariye n'umukungugu, ihene zikihanganira ibyo bihe. Kandi ihene nyine iyo zitaweho zitanga umusaruro, cyane cyane umusaruro muri ubwo buryo twakomeje kugenda tuvugaho. Iyo rero umworozi wazo ashyizemo n'izindi mbaraga agakora ubwo bworozi mu buryo bwa kijyambere, ngo abasha kuzamura umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi buryo, bityo bigatuma arushaho kugenda agera ku iterambere yifuza. Mukomeza rero tuganira ku bigendanye no kuvugurura ubworozi bw'ihene, cyane cyane turibanda ku cyororo muri iki kiganiro. Namwe muraduha ibitekerezo mutubwira uko bimeze, ese mwebwe aho ngaho mutuye haraborora ihene z'icyororo cyiza, zimwe nyine zibona zifite umusaruro, zizororoka neza ndetse zikanakura vuba, zikanatanga n'umusaruro w'inyama. Haraborora se izo hene zitanga amahenehene cyangwa se amashunushunu, nubwo hari imico imwe n'imwe cyangwa se akamenyero gake kuri bamwe bavuga bati twebwe ni amata y'inka dushaka, amashunushunu n'amahenehene oya, ibyo ngibyo rwose bakumva ko ari ibintu bisa nkaho bari kure. Ariko nuko bimeze, bwo namwe munatubwira aho ngaho iwanyu uko bimeze. Tanga ibitekerezo, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698 cyangwa se 0722617698. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo n'ikiganiro gisubiramo. Ateye ibiti n'ibyatsi ndumbura butaka, acukura ingarani y'ibyumba bibiri isakaje ibyatsi cyangwa iteye w'intababara. Umurinzi nyakuri abimbuzi bishingwe bimubyarira ifumbire. Umurinzi nyakuri
ni radiyo huguka wakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turakomeje n'ikiganiro huguka cy'uyu munsi. Ikiganiro turi kuvuga ku bworozi bw'ihene, cyane cyane turebera hamwe uburyo bwo kubona umusaruro hibandwa ku kuvugurura icyororo. Kuri mikoro kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe muraduha ibitekerezo mu mwanya bari ku murongo turaza kubakira. Nyine muraduhamagara kuri izo nimero ni 0744 12 54 39 cyangwa se 07 25 36 0956 tugasangira ijambo. Nabadusura ku rubuga mudusure kuri page yacu ya Facebook awandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo. Mu gukomeza n'iki kiganiro rero dusesengura ibigendanye n'amoko cyangwa se ubwoko bwiza bw'ihene wakorora ukongera umusaruro. Yego hari n'ibindi bifasha kongera umusaruro nko kugaburira neza, kwita ku buzima bw'itungo. Ibyo birafasha kugira ngo umusaruro wawe urusheho kuba mwiza, ariko kandi icyororo burya kiri mu bintu by'ibanze. Nkuko no mu mbuto bavuga bati niba uri umuhinzi uhinga, ikintu cya mbere cyatuma uzamura umusaruro no gukoresha imbuto nziza. No mu bworozi rero ikintu cya mbere kizamura umusaruro harimo kubona icyororo cyiza, itungo ry'icyororo. Namwe rero murakomeza mutubwire mu kuganira, turifashisha ibitabo bitandukanye byanditswe n'abahanga mu by'ubworozi. Allo, waramutse neza? Florentine mukomere cyane. Ningarukiye Sirasi ko. Yego. None ko ikibazo kiriho cy'izo hene mu Rwanda hari ahantu ziboneka ko ubona kubona icyororo cyazo bigoranye? Aho iwanyu nta na hamwe urabona ihene y'icyororo? Remera Rukomo. Aho rwose izo nabonye ziri ahantu bita ku Ruyenzi, ariko zo ziba ntoya. Ubona ari ntoya? Ari ntoya, nicyo nacyo cyari ikibazo. Amashashi yazo ubona batameze neza. Izindi nanone izo twagiye kuri ahantu bita muri organic farming, usanga udushasha ari dutoya. Sinzi impamvu ku buryo ubona amata hari amata amashunushunu zitayabona. Ubwo rero muraza kutureba niba ari aho zaboneka, cyane cyane izo zibyara amashunushunu ku buryo hajya kuzitera. Munatubwiye niba n'isoko ryayo mu Rwanda rihari, kuko aho twumva amasoko ahenze yazo ni hanze. Murakoze, turabashimiye. Sirasi ati ndabona hano Remera Rukomo ntazo, nizo nabonye ubona ari nto cyane. Nk'uko nari maze kubabwira mu kanya rero ku bigendanye no kuvugurura ubworozi no kubona umusaruro, hari ikintu kikunze kwibandwaho cyane nko kuvugurura icyororo. Ari nayo mpamvu uzasanga mu bworozi harimo za gahunda zo kuvugurura ubworozi, akabamo gahunda zo gutera intanga, gahunda zo gukoresha amapfizi cyangwa se amasekurume cyangwa ibimasa bya kijyambere, akabamo n'izo gahunda nyine zifasha kugira ngo amatungo avugururwe. Ngira ngo kuborozi b'inka ngira ngo murabizi ko hari uburyo bwo kubona inka zimvange hakoreshejwe gutera intanga, no mu ngurube naho bibaho, ariko mu ihene ho ntabwo biratera imbere mu Rwanda. Aho nyine bakoresha uburyo niba bagiye kuvugurura ihene zisanzwe za gakondo bakoresha isekurume za kijyambere. Ngira ngo iyo gahunda yo yatangiye kera muri 2003, niho yatangiye gushyirwamo imbaraga. Hanyuma bazana amapfizi, bavuga amasekurume ya kijyambere, kugira ngo nahura nyine nasanzwe ya gakondo bibyare ihene y'imvange nziza. Ariko izo hene ziboneka mu Rwanda zirema amoko atandukanye, kandi hari aho zagiye zigera. Ngira ngo hari yatubwiye ku Ruyenzi ni ihene nyine zitanga umukamo. Ngira ngo mu myaka yatambutse twasuye muri bamwe muri abo borozi borora izo hene zitanga umukamo, batubwira bati nubwo ushobora kubona izo litiro 2-3 ku buryo ihene nyine ikamwa nk'inka ya gakondo, birumvikana ko niba inka ya gakondo ikamwa litiro 3 ku munsi, n'ihene ikagera kuri izo litiro 3, urumva ko kandi kuzitaho birumva ko bitandukanye. Urumva ko abo borozi bari bafite imibare bazorora, kandi ayo mashunushunu bayakoresha n'aya myumvire
nayo batayitayeho kuko arabavuga bati ari amahenehene abanukamo ihene niko bamwe babivuga, ariko abandi bakavuga bati akize ku ntungamubiri ku buryo nyine ari amata yo mu rwego rwo hejuru ndetse no ku isoko abahenze. Hari n'abakoramo za foromaje, ubwo turimo turavuga ku mumaro wo kuvugurura kuko abantu bamwe bamenyereye ubworozi bw'ihene zisanzwe zijyanwa ku isoko hakavamo inyama, abantu bakabona brochette nziza ziryoshye, ugasanga nyine ihene ni muri ubwo buryo brochette y'ihene, ugasanga ku isoko nyine ifite agaciro, ugasanga nyine isoko ryo naho ngaho riri. Ariko ku bareba kure no ku bandi borozi bashaka kuvugurura bahageze no ku cyiciro cyo kureba kuri izo hene zitanga amahenehene ndetse n'ihene zigira ibiro byinshi, turaza kuzivugaho mu kanya. Tufite igitabo hano imbere yacu, hari igitabo kivuga ku bworozi bw'ihene cyanditswe na Seteya, ni seri cyangwa se ni agatabo ka 7 kavuga ku bworozi bw'ihene. Hari n'akandi gatabo kavuga by'umwihariko ku bworozi bw'ihene zikamwa, ihene zikamwa, naho harimo agatabo k'umwihariko kavuga kuri izo hene zikamwa. Namwe ariko munakomeza mugende muduha ibitekerezo, muduhamagara cyangwa se mutwandikira. Abahamagara murakoresha imirongo isanzwe ni 0784545469 cyangwa se 0725360956 tugasangira ijambo, namwe mutubwira uko byifashe. Twumvise Remera Rukoma uko bimeze, ubwo namwe aho muherereye hirya no hino muratubwira uko muvugurura kugira ngo muzamure uwo musaruro. Hari umusaruro w'inyama, akaba ari umusaruro nyine w'amahenehene. acukura ingarani y'ibyumba bibiri bisakaje ibyatsi cyangwa iteye w'intababara. abimbuzi bishingwe bimubyarira ifumbire. Radio Gukalo. Halo? Mwaramutse neza? Florentine. Turabumva neza. Mwaramutse mute? Twaramutse neza. Yego, ninde tuvugana? Okay, ni Seminega mu karere ka Ngororero. Yego, Seminega. Arakana ufuzo kabisa namakana mama henehene. Amashunushu na mahenehene. Doneze bakaba byazaho umusaruro basi ubwo nayo akaba afite ikindi kintu abyaramo umusaruro kwa mahenehene. Nyine ni amata. Okay. Ni bwoko bw'amata y'ihene, nyine ni amata y'ihene bayita amahenehene. Hano mu karere ka Ngororero ni nakubeshya. Ayo mata nta kintu bari batangira kuyabyazaho umusaruro. Hanyuma se izo hene ziyatanga zirahari? Nazo kubera n'ikibazo cy'imirire, ntabwo imirire yazo ntabwo abantu bari bashobora kuba bazitaho neza ngo zibashe kuba zatanga ayo mahenehene kubera ikibazo cy'urwuri. Ni ihene zisanzwe borora? Borora ihene zisanzwe? Ihene zisanzwe. Yego. None nashaka kubaza. Yego. Izi hene zisanzwe nizo zishobora kuba zayatanga ayo mahenehene cyangwa hari izindi zabugenewe zishobora kuba zatanga nk'ayo mahenehene? Hari izindi zabugenewe, mu kanya uraza kumva nuko zitwa. Noneho ugerageze tubwire noneho ziri kuri isoko nuko zitwa n'ukuntu umuntu yayibonye yabasha kuyitaho, umuntu akabasha kuyabyaza ayo mahenehene kuko hari na benshi batabasha kuba bazi n'akamaro kayo. Yego. Bana mu karere ka Ngororero tuguteza amatwi, hari n'abandi bari bambwiye bati ubabwireho kabisa uburyo ayo mahenehene yaboneka, n'izo hene niba ari zisanzwe tuziteho naho bikomeye, niba ari zidasa ari za kizungu nazo zikomeze utubwire ukuntu umuntu yazibona nuko yazifata neza akabona umusaruro uhagije. Murakoze. Sawa, ni Seminega mu Ngororero turi kumwe. Turabashimiye. Abakunzi bacu mukomeje kugira amatsiko mu buryo butandukanye, nk'uko nabibabwiye nkitangira. Hari uburyo umworozi azamura umusaruro yita ku byiciro by'ubworozi bitandukanye. Hari icyiciro kigendanye no kuvugurura icyororo, hari icyiciro kigendanye no kwita ku buzima bw'amatungo, hari icyiciro kigendanye
n'imyororokere y'amatungo, hanyuma hakaza n'ikindi cyiciro nyine kigendanye no kwita kuri iryo tungo n'ubuvuzi n'icyo umworozi akora kugira ngo itungo ribashe gutanga umusaruro. Uyu munsi rero turibanda ku cyiciro cyo kuvugurura ubworozi nk'icyiciro cy'ibanze, aho umworozi nyine aba agomba kugira itungo ry'icyororo. turi kuvuga ku ihene z'icyororo, ihene zitanga umukamo, ihene zitanga inyama. Halo, turabumva neza, mwitwa bande? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Okay, navuga na Damascene Kicukiro mu Kagarama. Yego Damascene. None izo hene umuntu yazibona ate? Ese mu Rwanda zarahageze? Turaza kugusubiza. Musaba murakoze. Turabashimiye. guhinga ari wo mwuga ubanziriza iyindi, tudahinze nta wundi murimo wakorwa, kuko ntawa. Radio Gukalo. Mwaramutse. Kwizera Emirihuro. Yego Kwizera. Gakenye turabakurikiye kabisa, izene turashaka kumva ukuntu bazorana, bibaye ngombwa tukaba twareba ukuntu twatubona ikiporo. Murakoze Emile. Sawa. Uwo ari Gakenye ati rwose turashaka kumva ibyizo hene. Ni Radio Huguka wakomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, ikiganiro cyo kuwa mbere nyine tumenyeramo ibintu bitandukanye, tukiga uburyo bwo kwita ku buhinzi n'ubworozi, uburyo bwo kunoza umwuga kugira ngo umusaruro ubashe kuzamuka. Umunsi rero twavuze ku bworozi, turi kuvuga ku bworozi bw'ihene, turebera hamwe uburyo bwo kongera umusaruro ku bantu bakoresheje icyororo cyiza, ihene zitanga umukamo, ihene zitanga inyama. Reka nakire undi muntu hanyuma noneho tujye mu kumenya ayo moko y'ihene nuko ateye nuko atanga umusaruro. Radio Gukalo. Halo. Mwaramutse neza. Aramutse. Nibwira abaduteze amatwi. Ni Claude Gihara. Yego Claude. Natubwira amoko y'izo hene twazibona gute? Yego. Murakoze. Abadukurikira rero ni benshi ku murongo barahari, reka mu kanya noneho turebe ayo moko aboneka y'ihene, hanyuma n'uburyo abantu bayitaho kugira ngo bashe gutanga umusaruro. Halo. Turakumva neza. Okay, ubwo ni Semineka mu ngoro waru na Betera. Yego. Halo. Ndakumva. Ndashaka kuza uze kongera utubwire ese iyo n'umuntu yabifashe nka neza ku buryo bushoboka kose yitabwaho bihagije, yagira ngo ishobora gukamwa nk'amahene angana iki, ishobora gukamwa nka litiro cyangwa nabwo dusobanurire kabisa, dufite amatsiko mu kanya rwose. Sawa, murakoze. Agasagurira amasoko akagura icyo ashatse, ndetse muri radiyo yo